Yesu ashimwe abakozi b'Imana. Dushimiye Imana uyu munsi mwiza duhaye, kandi dushimiye na groupe muri rusange ikomeza kugenda itubera amaso, itwibutsa ibihe turimo n'ibihe bya kera, nuko tukwiye kuzirikana umuhamagaro. Hanyuma ndagira ngo tuganire ku ijambo ritoya mu gitabo cya Yobu ibice 14 umurongo waho wa 7. Ijambo riravuga ngo erega haracyariho ibyiringiro, nubwo igiti cyatemwa kizongera kigashubuka, kikajya kigira ibibabi by'igitontomwe, nubwo umuzi wacyo wasazira mu butaka n'igisi cyacyo kigahera mu mukungugu. Iyo cyumvise amazi cyongera kigashubuka, kigatoha nk'igiti kikiri gitoya. Ni munyakire ngo amena. Imana ishimwe. Ndashaka ko tuganira ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo dukomeze ibyiringiro, inzitizi zakuweho. Bene data, inshuti z'umusaraba, tubasha guhura umunsi ku munsi tuzirikana uyu muhamagaro. Ndagira ngo mbabwire ngo guhamagarwa ntabwo ari ikintu cyoroshye, ahubwo uburyo witwara muri uyu muhamagaro nicyo tugiye kurebaho. Kuko uburyo Imana yahamagayemo Yobu ni uburyo butangaje cyane, kandi nawe iyo usuzumye ubona uburyo yaguhamagayemo ari uburyo butangaje cyane. Niyo mpamvu umuntu wese agomba kuzirikana umuhamagaro w'uko yahamagawe, ahagaragara n'ahatagaragara, kuko ari byo Imana izashingiraho ihemba umuntu ikamwitura ibihwanye n'ibyo yakoze. Hanyuma muri ibi bihe bitatworoheye, ibi byiringiro ndagira ngo mbivugeho gatoya. Ndagira ngo buri muntu wese akomeze ibi byiringiro, kuko ibi byiringiro umuntu bigendana ntakozwa isoni. Ibi byiringiro uyu mugabo yarabigendanye, na nyuma y'uko abantu bamuvaho, na nyuma y'uko abantu batakumva, ibi byiringiro birakuzamukira, bikagenda bigakomanga ku Mana, bigatuma Imana yibuka imirimo yawe, bigatuma Imana ikwibuka, ikareba inzira zawe, ikareba ingorane wanyuzemo, bigatuma uhabwa ubutabazi mu buryo butari busanzwemo. Imana ishimwe. Ibi byiringiro byagiye ku mugabo bita byagiye ku mugabo umwe, biragenda bibasha kumuvugira uwo bitaga Yayiro, kandi nawe byaramuvugiye kuko byari bikomeye, umwana warwaye, ariko Nyagasani yarahabaye mu buryo budasanzwe. Ni nayo mpamvu rero natwe ibi byiringiro byavugiye umugabo umwe bita Moridekayi, bimusanga ku irembo, ariko ibyiringiro birazamuka umwami, bituma afata igitabo bitari byarabayeho mu mateka, ngo aribukwa, atangira kwambikwa umwambaro, atangira kuzengururwa umurwa, baramutambagiza, ni ukuri ikamba araryambara. Hanyuma Hamani byakurikiyeho murabyibuka, ni ukumanikwa nyine. Ariko Imana ishimwe. Ndashaka kubabwira ngo ibi byiringiro, na nyuma y'uko ntacyo uri mu kubona, ibyiringiro biravuga. Ibi byiringiro nta muntu n'umwe bitageraho. Ibi byiringiro birashoboka ko igiti cyari cyaratemwe. Nawe hari igihe usanga ubuzima bwawe bwaratemwe, ubuzima bwawe bwaranze, washaka bikanga, wakwiga bikanga, wakora bikanga, ukabona neza cyaratemwe. Ariko ibyiringiro Bibiliya yatubwiye ngo haracyariho ibyiringiro, naho abantu babona ko cyatemwe, naho abantu babona ko byarangiye, ariko Imana yo ntishobora kugusiga mu byago. Imana ntishobora kugusiga mu makuba, Imana ntishobora kugusiga mu nzara. Naho abantu bose bakuvaho, yikomeza kwitwa Imana ishobora byose. Ku manywa yitwa Imana, n'ijoro yitwa Imana, mu kazi ka buri munsi dukora yitwa Imana, kandi niyitinze itaraza kugusubiza ibiri mu gukora. Imana ishimwe. Bene data, ndagira ngo mbabwire iki kintu, kuzirikana umuhamagaro iguhamagaramo. Ibi ni ikintu gikomeye cyane, mukwiye gutandukanya mukamenya uko bimeze. Ati impamvu ya mbere, iguhamagara ubana n'abavandimwe, ntago bajugunywa muri icyo kidendezi, ntibibaho. Iguhamagara uri kumwe n'umutware, ntago ajugunywa muri icyo kidendezi, ntibibaho. Iguhamagara ufite abana warabyaye, ariko niwabajugunya muri uwo muhamagaro, ntibibaho. Bishatse kuvuga ngo rero muri uru rugendo bisaba kumva amabwiriza yarwo,
ni nayo mpamvu Imana izitura ibihwanye n'ibyo umuntu yakoze, n'imirimo myiza uwo muntu yakoze, n'uko yitwaye, n'uko yabashije kuba muri sosiyete, n'abo yabashije kuvana mu mwijima akabaza ukuri, uko kuri akakuvuga uko kuri. Nibyo Imana izashingiraho ikavuga ngo wakoze neza, injira mu mugabane wa shobuja. Imana ishimwe ko izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze, ari ibyiza ari n'ibibi. Kandi ibi byiringiro mu buzashingirwaho, Imana izareba uburyo witwaye muri urwo rugendo. Icya mbere izareba kwihesha agaciro, icya kabiri izareba kunyurwa wagize muri ibyo bihe bitari bikoroheye, icya gatatu uzamenya ko ushoboye mu bintu byose wagombaga kuvuga. Ugomba kuba maso ukamenya ko ushoboye, umwami wawe adahindurwa n'ibihe cyangwa iminsi. Ibi byiringiro bitanga akazi aho umuntu yakabuze. Ibi byiringiro bihesha umunezero umuryango ubifite. Ibi byiringiro bijya bikomanga muri minisiteri, abantu bakagutumira bakibaza neza ayo wiza yariyo, ari ukubera data. Imana ishimwe ko iyi Mana twikomejeho bene data, iyi Mana tuyikomezeho bene data. Nubwo bimeze gutya abantu bagenda bahemuka, abandi bakibagirwa umuhamagaro, abandi bagasinzira bakibuka ibihe byiza bagiranye n'Imana, ariko Yesu aracyafite intore ze zitakira ku manywa na nijoro, kandi izo ntore ntago azemera ko zikorwa n'isoni. Bantu b'Imana, nubwo ibihe byanyu bibagoye, nubwo mubona ibihe turimo bitatworoheye, ariko Imana twiringiye iri hejuru ya byose, iri hejuru y'abakugambanira, iri hejuru y'impapuro mpimbano bazana, iri hejuru y'abica ubukwe bwawe, iri hejuru y'abagupimira ku minsi, bagupimira ku ntoki. Umaze kuyirangiza nibarekeraho, hari ibintu bagusuzumiramo, hari ibihe bagutegeramo, ariko data akagucira inzira ugaca muri ibyo bikomeye. Nayo mpamvu muri mbye yavuze ngo nubwo uzaca mu bikomeye, ihangane nzaba ndi kumwe nawe. Imana ishimwe, turashima Imana ko ingingo iturengera yabonetse. Imana ishimwe. Kandi mu by'Imana izabanza kureba, izareba uburyo witwaye mu kigeragezo, izareba uburyo wabanye n'abandi. Bene data, tuzirikane uyu muhamagaro, tuzirikane uyu muhamagaro. Ibi byiringiro rero ndagira ngo rero bigende bituvugire ku Mana. Ni ijambo numvise twasangira nka gurupe yose. Iri ni ijambo nasangiza abakunzi b'umusaraba, kuko ibihe byacu byose ni ibihe tugomba kubamo dukora, ni ibihe tugomba kubamo dutekereza ko isi ari igikoresho twahawe tutazatindamo. Ibihe tugomba kubamo ni ibihe bigomba kutwigisha ko umwami wacu atwegereye kuruta uko imyambaro itwegereye. Ibihe tugomba kubamo ni ibihe byo kumenya ko tukwiye guhagarara mu cyuho, tukongera tukibuka amateka wagiranye n'umwami. Mbere y'uko umuntu agusoromamo ikintu, banza wowe umenye ubana nande, ugendana, uwicarana nawe, ugutegeka kongera kugira icyo ukora ku bandi. Imana ishimwe, tukwiye kubera umugisha abandi, tukwiye kubera icyitegererezo cyiza abandi. Ibyo twavuze, aho twazengurutse, ibihe twagiranye n'Imana ntituzabyibagirwe. Torero, nubwo abantu bagenda baducika bayoyoka, intwari zikagenda, imfura zikagenda, ariko mwongere kwibuka umuhamagaro, mwongere kwibuka ibihe byiza mwagiranye n'Imana. Mwongere bantu b'Imana, mwongere kongera kwibutsa Imana ibihe byiza aho wazengurutse. Biyitere gushima, biyitere kunyurwa, ikurebe iri mu ijuru, ivuge ngo mu isi hari intwari. Mu gihe kigoye, mu gihe cy'intambara, Imana igikohereza ubutabazi bwihuse. Turashima Imana rero mu buryo bukomeye. Nkagira ngo mbashimire kandi mbifuriza umwaka w'2021 muzawubemo neza, kandi nubwo ugoye Imana izawudutambutsamo. Si ibihe bya nyuma, si n'ibindi byadukakaza. Hari aho twazengurutse, dusengera igikuru, dusengerane igikuru, dusengerane. Icya kabiri, dusengere gurupe, dusengera abantu abacu bagenda batuvamo, abakora ubukwe bikanga, aho bazinga, babura akazi. Ibibazo biracyahari, ariko
ntemerera abantu mbabwira ngo nimukomeze ibi byiringiro, mu gahe gatoya Imana iraza kwibuka abayisenga ku manywa na nijoro. Imana ibahe umugisha. nagira ngo mbasangize iri jambo ryo gukomeza ibyiringiro, inzitizi zakuwemo. noneho cyari cyaratemwe ukabona ko cyatemwe igiti cyawe, kaba ari akanzu, kaba ari akazi, kwaba kubura umugabo, kwaba ari ukubura amafaranga nayo arakenerwa mu buzima, ariko komeza ibyiringiro, na nyuma y'uko aho wari uteze ko inzira zaboneka zitabonetse, Imana izagutungisha ubuntu bwayo. Imana ibaha umugisha, kandi dushimira ubuyobozi bwacu bwiza budahwema kugenda budutekerereza hirya no hino. nanjye nagira ngo mbasuhuze muri iri jambo. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.